Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venant Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya, amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Mu kiganiro giheruka twarebeye hamwe uko urushako rushobora kukubera rubi cyane igihe cyose ubanye n'umuntu mudahuje kwizera. Uyu munsi turongera turebere hamwe ukuntu nta nyungu iboneka mu kuriganya. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imani happy cyubahiro. Urakoze kuguma hafi inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Amagambo fatizo y'ikiganiro cy'uyu munsi nayakurikira: kuriganya, gushaka umunyamahanga. Umurongo fatizo w'ikiganiro cy'uyu munsi uboneka muri Maraki ibice 2 ku murongo wa 14. Aravuga ngo nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Impamvu nuko Uwiteka abaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije nubwo ari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Muri Maraki ibice 2 ku murongo wa 7 yaravuga ngo kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ariwe bashakira amategeko, kuko ariwe ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Abatambyi bagomba kuba intumwa z'Uwiteka Nyiringabo. Ijambo intumwa nkuko twabibonye mbere risobanura marayika. Mu gitabo cy'ibyahishuwe tubona Uwiteka abwira marayika w'itorero rya Efeso n'andi yose. Ese ninde yabwiraga? Ninde yavugaga? Imana yavugaga wari umuyobozi w'itorero, umuntu wigishaga ijambo ry'Imana mu itorero. Reka nsoze iki kintu ntanga igitekerezo cyanjye, nubwo dushobora kutakyemeranyaho. Nemera ko inshingano imwe rukumbi y'umushumba w'itorero ko ari ukwigisha ijambo ry'Imana. Imana ibabarira itorero riba ryumva ko umushumba waryo afata umwanya munini mu gusura abantu no kugenzura imirimo yose y'itorero mu gihe yakabaye ategura cyangwa yiga ijambo ry'Imana hanyuma akabona icyo yigisha abantu be. Igihe kimwe umuntu yahamagaye Magi amubwira ko arambiwe umushumba we. Uwamuhamagaye yari umwe mu bayobozi b'itorero. Yavugaga ko umushumba wabo afata umwanya munini yiga aho kwinjira mu bikorwa by'itorero. Magi yahise amubaza ngo harya ntiwambwiye ko uri umudiyakoni? Mugenzi we aramubwira ngo yego. Nuko Magi aramubaza ngo ese wowe ku giti cyawe ujya ufata umwanya wo gusura abarwayi? Mugenzi we ati oya, buri gihe mba mugiye mu bindi. Undi ati ese ujya uzirikana ko wari umurimo wawe? Ni wowe ugomba gusura abarwayi, ni wowe ugomba kwinjira mu bikorwa by'itorero ukabigenzura. Umurimo w'ibanze wa pastori ni ukwigisha ijambo ry'Imana. Niba atigisha ijambo ry'Imana igihe ageze imbere y'iteraniro byaba ari ibindi. Ariko rero niba afata umwanya we yigisha ijambo ry'Imana, reka nkubwire ko ari gukora umurimo Imana yamuhamagariye gukora. Wibuke ko mu itorero rya mbere intumwa zahuye n'ikibazo giteye gutya. Abayuda bazamuraga ibibazo bavuga ko abapfakazi babo birengagizwaga, hanyuma hakitabwa kuri ba kavukire. Icyo kibazo bakizaniye intumwa, hanyuma bakora umurimo ukomeye kandi mwiza wo kugikemura. Babwiye itorero ngo ritoranye abadiyakoni. Baravuze ngo ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura. Aya magambo yanditse mu byakozwe n'intumwa ibice 6 ku murongo wa 2. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni akakiza kabonekwa
agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera Sambirana, 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 usemerera Imana yawe icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana yawe icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana yawe icyubahiro. Ni byiza cyane ko umushumba w'itorero afata umwanya munini yiga ijambo ry'Imana aho kwibanda mu bikorwa by'itorero, kuko abadiyakoni nibo bakagombye kujya mu bikorwa by'itorero. Umurimo wa pastori ni ukwiga no kwigisha ijambo ry'Imana. Imana ivuga ko hari umurimo wa Lewi, ariko mu gihe cya Maraki abatambyi ntibakoraga umurimo wabo uko bikwiye. Hanyuma Imana ibwira abatambyi ngo, ariko mwebwe murateshutse muyoba inzira, mwagushije benshi mu by'amategeko, mwishe isezerano rya Lewi. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga, nanjye nicyo gitumye mbahindura abanyagisuzuguriro, mugahinyurwa imbere y'abantu bose, kuko mutakomeje inzira zanjye, ahubwo mukarobanura ku butoni mu by'amategeko. Aya magambo yanditse muri Maraki ibice 2 kuva ku murongo wa 8 kugera ku wa 9. Hari igihe cyageze aho abavugabutumwa bumvagwa, ariko ubu siko biri. Ibyo bibaho igihe umukozi w'Imana atigisha ijambo ry'Imana. Muri Maraki ibice 2 ku murongo wa 10 aravuga ngo, mbese twese ntidusangiye data? Imana yaturemye simwe? Niki gituma umuntu wese ariganya mwene se, tukica isezerano rya basogokuruza? Ngo mbese twese ntidusangiye data? Hari bamwe mu basobanura Bibiliya bavuga ko data uvugwa hano ari Aburahamu, kuko yaba Yuda cyangwa Isirayeli bombi bagaragara mu mirongo ikurikira. Ariko ndatekereza ko ikibazo gikurikira kigaragaza neza ko Maraki yavugaga Imana nka data, kuko yavuze ngo Imana yaturemye simwe. Maraki yagaragaje neza uburyo Imana ari data. Ni data kuko yaremye byose, ariko umuntu yirengagiza ko Imana yamuremye. Adamu yiswe umwana w'Imana, ariko amaze gucumura yabyaye umwana usa nawe, ngo mu ishusho ye atari mu ishusho y'Imana. Yamubyaye mu ishusho ye yanduye. Tugiye ku ishyanga rya Isirayeli, nta hantu tubona Imana yita umwisirayeli umwana wayo, ahubwo yita ishyanga rya Isirayeli ryose umwana wayo. Mu isezerano rya kera nta hantu tubona Imana yita umuntu ku giti cye umwana wayo. Ndetse dufasha abantu babiri b'ibyitegererezo, Mose na Dawidi, Imana yabise ngo Dawidi mugaragu wanjye na Mose mugaragu wanjye. Imana ntiyigeze ivuga ngo Mose umwana wanjye cyangwa ngo Dawidi umwana wanjye. Umuntu ku giti cye ahinduka umwana w'Imana binyuze mu kwizera Yesu Kristo gusa. Imana ni data w'umuntu wese, kuko Imana ari umuremyi. Icyo ni ikintu cyagiye kibandwaho muri ibi bihe turimo, kandi ntekereza ko ari byo. Igihe kimwe numvise umuntu utarakizwa avuga ko twese turi ibiremwa muntu, kandi ko dufite inshingano yo kubahana, ndetse buri wese akita kuri mugenzi we. Uko ni ukuri. Ndi ikiremwa muntu, kandi nawe uri ikiremwa muntu. Ngomba kukubaha nkaguha uburenganzira nk'uko nanjye nifuza ko nabigirirwa. Mbese twese ntidusangiye data? Imana yaturemye simwe? Twese turi ibiremwa by'Imana. Twasomye nanone ngo, niki gituma umuntu wese ariganya mwene se, tukica isezerano rya basogokuruza? Hano tuhafite ubwoko bwari bwaratoranyijwe, nyamara bukica isezerano ry'Imana, ndetse hakabaho uburiganya hagati yabo. Ntibari batunganiye Imana. Bivuze ko hagati yabo buri wese atatunganiraga mugenzi we. Uko ni ukuri mu isi ya none. Reka nkubwire ko hari abantu benshi badakijijwe umuntu ashobora kwiringira. Birababaje kuba uri umukristo ariko ntubu umwiringirwa, ahubwo ukarangwa n'uburiganya. Ikibabaje nuko mu itorero usangamo abantu benshi utapfa kwiringira. Biterwa n'iki? Ni ukubera uburiganya bwabo. Nta kintu kibabaza ndetse kigatera agahinda nko kubona mu itorero harimo amakimbirane, intambara, ndetse ukabona abayobozi bafatana mu ijosi.
hano biba ari ugusuzugura umurimo Kristo yakoze. Tutitaye ku bunini bw'itorero cyangwa ubutumwa ritanga, reka nkubwire ko nta gaciro bifite n'ibizo ntambara zirimo. Simbona ubuhamya bwiza bw'itorero mu gihe rirangwa n'uburiganya. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemera. Sambirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Muri Malaki ibice 2 ku murongo wa 11 haravuga ngo Yuda yarariganije kandi bakoze ibizira muri Isirayeli ni Yerusalemu. Yuda yacumuye ku buturo bwera Uwiteka akunda, kuko yarongoye umukobwa w'Imana y'inyamahanga. Mu Kinyarwanda cyiza twavuga ko Malaki yarashe ku ntego akoresha imvugo itomoye ngo Yuda yarariganije kandi bakoze ibizira muri Isirayeli ni Yerusalemu. Ubu noneho tubashije kumenya umuntu Malaki yarari kuvuga hano. Ni Yuda, ubwoko bwa Yuda. Isirayeli irimo imiryango 12, hanyuma Yerusalemu ikaba umurwa mukuru. Ngo kandi bakoze ibizira muri Isirayeli ni Yerusalemu. Imana yari kuvuga ukuntu bishe isezerano rya basogokuruza, hanyuma bakariganya hagati yabo. Ikintu bakoraga ni ukwica ukwera kw'Imana. Imana irera kandi Imana ikunda kwera. Imana ntikunda icyaha. Imana yanga icyaha. Ibyo ni ibintu Imana izabereka nyuma. Imana yerekanye ibyo iri kuvuga, nkuko nanone bisanga mu Itangira ibice 6 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 7. Havuga ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umuntu wanye ntazahora ruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana n'ababana, aribo za ntwari za kera zari birangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubigusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Muri Malaki rero haratubwira ngo kuko yarongoye umukobwa w'Imana y'inyamahanga. Ubwo bavaga mu bunyage, abantu babonye abakobwa beza bari baturanye nabo. Icyakurikiyeho nuko baretse abagore babo, hanyuma bakarongora abakobwa b'abanyamahanga bakoreraga izindi mana. Hanyuma ibyo bituma ibigirwamana bigera mu gihugu cyangwa mu ishyanga rya Isirayeli. Mu ijambo ry'Imana tuhabona ibintu bimeze gutya. Ndizera ko ibyo ari byo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 7, aho tubwirwa ko abana b'Imana barongoye abakobwa b'abantu. Magini yemera ibitekerezo bivuga ko abana b'Imana bari abamarayika babanaga n'abantu hanyuma bakabyarana. Umwami wacu Yesu Kristo yavuze neza ko abamarayika batarongora. Muri Matayo ibice 22 ku murongo wa 30 haravuga ngo mwizuka nibarongora kandi nibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Ahubwo ibi byerekana intangiriro yo kuva ku Mana mu gisekuru cya Seti, ubwo bashyingiranwaga n'igisekuru cya Kayini kitubahaga Imana. Ibi kandi tubibona byongera kuba ubwo Abisirayeli bendaga kugera mu gihugu cy'isezerano. Umwami w'Abamowabu yahamagaye Balamu ngo avume Isirayeli, kuko Abamowabu babatinyaga. Ubwo Imana yangiraga ko Balamu abavuma, yahaye inama mbi umwami w'Abamowabu. Iyi nama yari mbi ku Bisirayeli. Yababwiye ko agomba kureka abakobwa b'Abamowabu bagashyingiranwa n'abahungu b'Abisirayeli. Urumva ko hano habaye igikorwa cyo guhana abageni. Ingaruka zabayeho rero nuko imana z'Abamowabu zinjiye muri Isirayeli.
ubwami bwa Isirayeli bumaze kwigabanya, gusenga imana z'abafoyinike byazanywe mu majyaruguru y'ubwami bitewe no gushyingiranwa kwa Ahabu na Yezebeli, umukobwa wa Etibari wari umutambyi wasengaga ibigirwamana. Hanyuma hazaho umwami w'i Tiro n'i Sidoni. Ibyo ni ibintu byabayeho nanone mu gihe cya Hagayi. Muri Nehemiya tubona ko hariho ubwoko bwose bw'abapagani bwari buturanye n'abari barasigaye batajyanywe bunyago. Umusore w'Umwisirayeli yabonaga umukobwa mwiza w'umunyamahangakazi, akumva yifuje kumuzana ngo amubere umugore. Icyakurikiragaho ni uko yarekaga umugore w'Umwisirayeli akarongora uyu mukobwa w'umupagani. Ibyo ni ibintu byabayeho kera cyane, ariko uyu munsi nabwo ubasha kubyumva. Iyo urebye za gatanya cyangwa divorce no guharika biriho uyu munsi, ugira ubwoba. Nta muntu ubyitaho, ariko reka nkubwire ko uwizera n'utizera batagomba kubana nk'umugabo n'umugore. Umukobwa cyangwa umuhungu uzaza imbere y'Imana afite amabwiriza ajyanye n'iki kibazo aba yishyira mu bibazo. Nufata umwanzuro wo kubana n'umuntu utizera, uzirengera ingaruka zakugeraho. Reka nkubwire ko ibibazo biza mu nzira zabyo, nta handi byava uretse mu guhitamo nabi. Muri Maraki ibice 2 ku murongo wa 12 aravuga ngo, ukora bene ibyo ari uhamagara cyangwa uwitaba, Uwiteka azamuca mu mahema ya Yakobo, amucane n'uturu Uwiteka nyiringabo amaturo. Ngukora bene ibyo ari uhamagara cyangwa uwitaba, Uwiteka azamuca mu mahema ya Yakobo. Uwo ari we wese ukora ibyo azahanwa hatitawe ku cyari cyo, ngo n'uturu Uwiteka nyiringabo amaturo. Nta muntu uzacika igihano cy'Imana niba ajya mu rusengero agakora imihango runaka hanyuma agakomeza kuba mu byaha. Shuti yanjye, umwana w'Imana nyakuri ntakomeza kubaho mu byaha. Iyo niyo mpamvu umwana w'ikirara atashimye kuguma mu ngurube, ahubwo bikarangira avuze ngo reka amaguruke njye kwa data, nk'uko byanditse mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 15 ku murongo wa 18. Uyu yari umwana mu rugo, ntiyari ingurube ku buryo abana nazo. Yari afite kamere ya se, bivuze ko atashoboraga kubaho nk'ingurube. Umuyobozi umwe w'itorero ryo muri California yandikiye Magi amusaba inama, kuko ngo yari yarananiwe kureka icyaha kibi cy'ubusambanyi. Niba ari umwana w'Imana koko, azava mu kiraro cy'ingurube ajye kubana na se. Ingurube gusa nizo zikunda aho ziba, ndetse zikumva zinyuzwe no kuhaguma. Umwana w'ikirara yafashe umwanzuro wo gusanga se. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Muri Maraki ibice 2 ku murongo wa 13 baravuga ngo, kandi hariho n'ibindi mukora, mutwikira igicaniro cy'Uwiteka amarira no kuboroga, mugasuhuza imitima, bigatuma atita ku maturo mutura, ntayakire ngo anezerwe. Abagore b'abagabo babaga baratanye, nabo bakarongora abakobwa b'abanyamahanga, basukaga amarira ku gicaniro, hanyuma Imana ikavuga ngo narabumvise. Hanyuma mukaza ku gicaniro musenga, mugatamba ibitambo byanyu ku gicaniro mwaririyeho amarira y'abagore banyu. Reka mbamenyeshe ko ntita ku bitambo byanyu. Wa mukozi w'Imana wari wandikiye Magi, birashoboka ko yari umubitsi cyangwa akaba umudiyakoni. Reka nkubwire ko Imana itita ku mirimo ye myiza, ahubwo byaba byiza yigumiye mu rugo. Imana yagaragaje neza ko itita ku maturo baturaga, kandi ntiyakire ngo yanezererwe.
Imana izi uburyarya bwawe kandi ntizigera yemera imirimo yawe. Mu gihe cya Maraki abantu bigiraga bere hanyuma bakibaza impamvu. Turasoma muri Maraki ibice 2 ku murongo wa 14. Bibiliya iravuga ngo nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije n'ubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Ngo nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Kuri bo bumvaga ari icyaha kuba Imana ivuga ko itemera ibitambo byabo. Igitekerezo cyabo kirabaza ngo ese ni ukubera iki Imana itabyemera nazanye umwana w'intama ubyibushye ngo ube igitambo? Ubwo babazaga icyo kibazo, Maraki yabasubije neza ku buryo batari kumwumva nabi. Maraki yarababwiye ngo impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije nubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Urabona ko Umwisirayeli yarongoye umukobwa w'umuheburayo ubwo yari akiri muto, ariko ubwo yari amaze gukura hanyuma akabona abapagani bari kumwe nawe bamukikije, yafashe umwanzuro wo kurongora umupagani yari amenyeranye nawe. Ngo nubwo yari mugenzi wawe, akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Umugore we w'umuheburayo niwe bahagararanaga imbere y'umutambyi kandi akumva ari umwiringirwa kuri we. Umurongo ukurikiraho ni umwe mu mirongo yagiye igorana cyane kwisobanura. Magiye yumva ko uwitwa Dr. Charles Fennenberg ari mukuri mu gitabo cye yise The Minor Prophet. Magiye atekereza ko uwitwa Dr. Charles Fennenberg yari ari mukuri ashingiye ku gitabo cye yise The Minor Prophets cyangwa se abahanuzi bato, aho yavuze ko ubusobanuro buhari ari uko umuhanuzi yavugaga ibijyanye na gatanya cyangwa divorce, gahunda nyirizina y'ubukwe yashyizweho n'Imana ubwayo. Muri Maraki ibice 2 ku murongo wa 15 haravuga ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse? Icyatumye arema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu atagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Ngo mbese ntiyaremye umwe? Ibi biratujyana mu itangiriro aho dusanga iremwa ry'umugabo n'umugore. Adamu yari igice, Eva nawe yari igice, hanyuma bombi bakora umuntu umwe. Ibi birasa nka kumwe umwana avuka. Ntiwavuga ko ari uw'umugabo cyangwa uw'umugore kuko aba ari imbuto y'ababyeyi be bombi. Abo babyeyi bombi baba ari umwe mu mwana. Twasomye ngo naho yari afite umwuka usagutse. Icyatumye arema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Urumva ko ku nyungu z'urubyaro agomba kumubera uw'umwuka. Inshuti yanjye, niba uri inkumi ntugomba gushakana n'umusore mudahuje kwizera, kubera ko biba bishoboka ndetse unasabwa kugendera mu nzira ze, kuko umugabo ari umutware w'urugo. Urugo ruzakubera rubi niba uri umwana w'Imana, hanyuma we ntaba ari we. Niba uri umusore cyangwa inkumi, reka nkubwire iki kintu. Niba utekereza ko uzazana kuri Yesu umukunzi wawe, bikore mbere yuko mubana, kuko nicyo gihe navuga ko uba umufiteho ububasha. Ndakubwiza ukuri yuko umusore wakunze akora uko ashoboye ngo anezeze umukobwa benda kurushingana, ariko iyo bamaze kubana ntaba agishishikariye kumunezeza. Ibyo birareba kandi umukobwa ushaka kurushinga. Nutabasha kuzana umukunzi wawe kuri Yesu mbere y'ubukwe, reka nkubwire kuri mu bibazo ndetse bikomeye cyane. Twasomye nanone ngo nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Maraki yababuriraga ababwira ngo bitondere ibyo bakoraga. Imana yihanangirije abantu bayo ko batagomba gushakana n'abanyamahanga cyangwa abapagani. Uribuka ko Nehemiya ubwo yamaraga kubaka inkike z'i Yerusalemu, yasubiye ku kazi ke nk'umuhereza wa vini ibwami. Amaze igihe ibwami yaje guhabwa akaruhuko asubira i Yerusalemu. Yasanze Tobiya w'Umwamori, akaba umwanzi w'Imana, yarimukiye mu macumbi y'urusengero. Umutambyi mukuru niwe wakoze ibi, kuko umuhungu we yari yarashakanye n'umukobwa wa Tobiya. Ese uzi ibyo Nehemiya yakoze kuri icyo kibazo? Yarinjiye asohora ibintu byose Tobiya yari atunze, hanyuma amubwira gusohoka akagenda. Ushobora kumva ko bino ari ukwiyenza ndetse bikaba agasuzuguro. Oya, nta kubaha kwari kurimo, ahubwo reka nkubwire ko ibyo Nehemiya yakoze byejeje urusengero. Nehemiya yarakariraga abantu be, yabonaga bashakana n'abapagani b'Abashidodi, Abamoni n'Abamowabu.
Nehemiya ubwe yivugiye uko yabafataga. Muri Nehemiya ibice 13 ku murongo wa 25 haravuga ngo, maze ndabatunganya ndabavuma, ndetse bamwe muri bo ndabakubita, mbapfura umusatsi, mbarahiza Imana nti ntimugashyingirane nabo, kandi namwe ntimukabarongoremo. Nanone kandi yabibukije ibyago byaje mu gihugu cyabo bitewe no gushakana n'abanyamahanga badahuje Imana. Mbega ukuntu dukeneye abantu nka ba Nehemiya bahagarara ku ijambo ry'Imana. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu ncamake byo twaganiriye twabonye ko Imana ituburira kutariganya abo twashakanye nabo, tubashakiraho abandi kuko ari ikizira. Mu gihe cya Nehemiya abantu bashakanye n'abanyamahanga, ingaruka ntizatinze kwigaragaza kuko ibyago byateye mu gihugu cyabo bitewe no gushakana n'abantu badahuje Imana. Reka dusenge. Mana, nkweretse umugabo n'umugore bakurikiye ikiganiro cya none ngo bongerere urukundo mu rushako rwabo kugira ngo hatabaho kuriganya. Abasore n'inkumi ndabasengera ngo bayobore mu guhitamo aho bazabana babakwiriye bahuje kwizera. Reka ijambo ryawe rituyobore mu mahitamo yose dukora umunsi ku munsi. Bisabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndakurarikira kuzaba nanjye mu kiganiro cy'ubutaha aho tuzaganira birambuye ku ngingo ya gatanya ariyo divorce cyangwa se gusenda mu kinyarwanda cyiza. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.